Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor MUNEZERO. Tumaze iminsi tuganira ijambo ry'Imana. Mbonye akanya rero umwama nshiriye inzira, ngize amahirwe yo kuza kubaganiza. Ni ijambo rikomeye, mu mvugo ntiriryoha ariko mu buzima riraryoha. Ni ijambo rivuga ngo aho gufatwa n'imivumo wafatwa n'Imana n'abantu. Aho kugira ngo imivumo gufata uzafatwe n'Imana, kugira ngo imivumo igufate uzafatwe n'abashumba, kugira ngo imivumo igufate uzafatwe n'abahanuzi. Niryo jambo mbazaniye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kugira ngo rero mufashwe mugubwe neza. Kampamagara Imana ibafashe. Data wa twese uri mu ijuru, mu isi hari ibintu bibiri, hari umugisha hakaba n'umuvumo. Abanyamugisha barahari n'abavumwe barahari, ariko hari n'ikivumura abantu n'amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu uyu mwanya wa none tuguhamagaye Kristo wera, kugira ngo hari umuvumo hashira amaraso yawe, hari imigisha uhatagatifuze, ariko tuve mu buzima tuja mu bundi buzima, kandi tuve mu mivumo tuja mu migisha yo mu gakiza. Njyambaje nizeye ko abanyumva hari aho bava hari naho bagera. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Turasoma gutegekwa kwa kabiri ibice 28. Gutegekwa kwa kabiri ibice 28 haravuga ngo ibice 28 umurongo n'uwa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yawe yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Turasoma umurongo wa 15. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondera amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe. 28 rimwe haravuze nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Verse 15, nutumvira Uwiteka Imana yawe. Ni ibintu bibiri. Niwumvira imigisha izakuzaho, nutumvira imivumo izakuzaho. Ndasoma mu gitabo cyitwa kubara ibice 15, naho hari amagambo ashobora gufasha imitima yanyu. Tangiriro kuva Abalewi kubara ibice 15. Ibice 15 hari ijambo kubara ibice 15. Kubara ibice 15 hari ijambo rishobora gufasha imitima yanyu. 15 kubara 15 umurongo n'uwa 22. Kandi nimukora icyaha mutabyitumye, ntimwitondera ayo mategeko yose Uwiteka yabwiye Mose, ibyo Uwiteka yabategekeye mu kanwa ka Mose byose, uhereye igihe yabategekeye no hanyuma yacyo mu bihe byanyu byose. Niba icyo cyaha gikozwe n'abatakitumye, iteraniro ritakizi, iteraniro ryose ritambika ikimasa cy'umusore w'igitambo cyoswa cy'umubabwa uhumura Uwiteka neza, baturane na kituro ryo kuri icyo gifu n'ituro ryo kuri icyo cy'ibyo kunywa uko byategetswe, batambe n'isekurume y'ihene w'igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi ahongerera iteraniro ry'Abisirayeli ryose. Imana ibafashe kandi ibagirire neza. Aya ni amagambo aryoheye abagenzi ba Gisiyoni. Tuvuze ku byaha bibiri, tuvuze umuti w'icyaha cyakozwe batakitumye, tuvuga n'inkoni y'icyaha cyakozwe babyitumye, tuvuga inyungu zo kumvira Imana, tuvuga n'ingaruka zo kutumvira Imana. Kubara ibice 5 umurongo wa 13. Kubara ibice 5 umurongo wa 13 hari ijambo rivuze ngo Imana idufashe.
umutwe w'amagambo, itegeko ryo gushora umugore ufuhiwe. Umugabo we Uwiteka abwira Mose, kaduhere ku murongo wa 11 niho mubyumva neza. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli ati, umugore w'umuntu nahindukirira undi agacumurisha ku mugabo we gusambana n'uwo, umugabo we ntabimenye bigahishwa, uwo mugore akaba yanduye, ntihaba umushinja, niryo rya jambo nababwiye, akaba atafashwe akibikora, akaba atafashwe akibikora, akaba atafashwe akibikora. Kadusome 16. Umutambyi yigize uwo mugore hafi, amushyira imbere y'Uwiteka. Uwo mutambyi yendesha amazi yera ikintu kibumba, yende ku mukungugu wo hasi mu buturo bwera, awushyire muri ayo mazi. Ashyire uwo mugore imbere y'Uwiteka, amutendeze umusatsi, amushyire ku mashyi y'ituro ry'urwibutso, ituro riturishwa n'ifuhe. Uwo mutambyi afate mu ntoki ayo mazi asharira, atera umuvumo, maze arahiza uwo mugore amutongera ati, niba nta mugabo mwasambanye, kandi niba utahindukiriye undi ngo wiyanduze, ugitegekwa n'umugabo wawe, aya mazi asharira atera umuvumo ye kugira icyo agutwara. Ariko niba warahindukiriye undi, ugitegekwa n'umugabo wawe, ukaba wanduye, hakagira uwo mwajyamanye atari umugabo wawe, maze uwo mutambyi arahiza uwo mugore indahiro yo kwivuma, amutonga ati, Uwiteka guhindukira indukano n'indahiro mu bwoko bwawe, kunyunyura ikibero cyawe, agutumbisha inda yawe, kandi aya mazi atera umuvumo ari bujye mu mara yawe, atumbisha inda yawe, anyunyura ikibero cyawe. Uwo mugore yikirize ngo amen amen. Aya magambo nta byinshi tuyavugaho, nshatse kubabwira ngo aho gufatwa n'imivumo, aho gufatwa n'imikasiro, aho gufatwa n'inyatsi, aho gufatwa n'imyaku, aho kunyunyuka ikibero, aho gutumba amaguru, aho gutumba amara, aho gutumba mu bwonko, aho kumera ibibyimba, aho gusara, aho kurindagira, wafatwa n'Imana ibyo bitaraza. Shimwa Mwami, cyazanye Yesu mu isi. Nabaganije ubushize mbabwira mu kiganiro cyatambutse, narabaganije ngo icyadukuye iwacu ni ukugira ngo imivumo ituveho ya karande. Iri jambo riravuze ngo ritugaragarije icyo nshatse kuvuga. Hari abantu benshi bakora ibyaha ntibafatwe. Hari abantu, ndavuga ibyaha biri mu buryo bubiri. Shimwa Mwami, icyaha cya mbere ni icyakozwe umuntu atakitumye ibyo bagomba gukora. Haleluya, haleluya. Icyatunguye umuntu yakora iki? Si umuntu asenga agatungurwa n'igicumuro yakora iki? Umuntu umukiranutsi w'Imana asitaye yakora iki? Mbibutse ko nta mukiranutsi utasitara, kuko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso. Birashoboka ko twacumura, birashoboka ko wasitara. Uri umushumba ariko ushobora gusitara. Uri umuvugizi, urakomeye, uvugira amatorero yo ku isi yose, ushinzwe amadini yo ku isi yose, ariko ushobora gucumura. Urakomeye ariko ushobora gucumura. Imuhira ushobora gucumura ku bana. Uri umutwara ariko ushobora gucumura ku mudamu. Uri umudamu uri diyakoneza ariko ushobora gucumura. Se byagenda gute? Ijambo ryavuze ngo umutambyi asuzume ko bagikoze batakitumye, atari agashokero, atari umugambi, atabipanje, ngo umutambyi amushakire igitambo agitambe. Ndashima Kristo, icyo gitambo twarakibonye, mwe ntimuravunika, ni amaraso ya Yesu. Abaremerewe n'ibiruhanya ni ukubishira Yesu. Kabiri, ni iki cyaha dusomye mu gitabo cyo Kubara 5:13. Ni umugore waciye inyuma y'umugabo. Uwo mugore ntafatwe, uwo mugore ntihagire umushinja, uwo mugore ntihagire induru zivuga, uwo mugore ntatwara inda, ariko yaciye inyuma y'umutware we. Umutware we agafatwa n'ifuhe, agafuha ati nge mba numva. Hari umuntu mubana agahisha ibyaha, hanima hagera amenya mutaranyumva neza. Hari igihe ubana n'umudamu ukabikorera kure, ugacumurira kure, ukiba kure. Hari igihe ukorera leta ukayiba ntihagire ugufata. Hari igihe ukorera itorero ukaryiba ntihagire ugufata. Ariko twasomye ijambo rivuga ngo Imana idufashe kandi tugirire neza. Hari amazi ugomba gusomaho
iyo mivumo ikagufata. Ibi bintu by'Imana iyo ubizanye mu icyaha umaramo 4-5, ariko hari ibintu bigufata bitari Imana. Iyo wanze gufatwa n'ijwi ry'Imana, iyo wanze gufatwa n'abakozi b'Imana, iyo wanze gufatwa n'umwuka w'Imana, iyo wanze gufatwa na Yesu, iyo wanze gufatwa n'abakorera Yesu ngo bakwereke inzira yuko wakira icyo cyaha, ufatwa n'imivumo. Ikintu kiri mu isi gifata abakoze ibyaha bihishe iyo batabyihanye ni imivumo. 5:16-20 hari izaburi nziza nasomye ya 50, ngo ibyo urabikora nkakwihorera, ariko haba hari ibizagufata. Mbonereho kukubwira ngo icyo wakoze ntufatwe, hari ibizagufata. Aho wibye ntufatwe, hari ibindi bizagufata. Inda wakuyemo ntufatwe, hari ibindi bizagufata. Kucyaha bavuze umugore aragereranywa n'itorero ry'Imana. Kuki bavuze umugabo aragereranywa mwuka wera Kristo rero hari igihe afatwa n'ifuhe. Iyo afashwe n'ifuhe aguhereza amazi. Iyo aguhereje amazi ukabirengaho, hari ibintu bikubaho. Uyu mugore ngo Imana iravuga iti, ndabaho urugero kagacupa murimo murakabona. Imana irabwira Mose iti, rero mufite abantu bakoze ibyaha ntibafatwa, mufite ababikoze mutazi irengero, mufite abantu baririmba kandi barabikoze, mufite abantu basenga kandi barabikoze, mufite abantu babwiriza kandi barabikoze, mufite abantu bahanura kandi barabikoze. Hakaza amakitso kavuga ngo ariko ntibafatwa. Ijambo ribwira Mose ngo uzafata amazi ushiremo umukungugu wo mu rusengero. Ndikubwira yemwe abavogeye urusengero mukaruvogerana ibyaha, nubwo mutafashwe n'Imana, nubwo mutafashwe n'abakozi b'Imana, ariko hari imivumo ibafata. Iyo mivumo twayisomye 28. Umwami adufashe kandi atugire neza. Nifuje kuyisubiramo maze tugasenga. Mbese uhisemo gufatwa n'iki? Urafatwa n'Imana, urafatwa n'ijambo, cyangwa se urafatwa n'iyo mivumo? Ndabisoma nihuse. 2, uzagira niwitondera Uwiteka, iyo ni imigisha. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima. Ariko 15, ariko nutumvira Uwiteka Imana wawe ngo witondere amategeko yayo, uzaba ikivume. 16, uzaba ikivume mu mudugudu. Ntiwafashwe n'Imana ariko ubaye ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu murima. 2, hazavuma igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. 3, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe. 4, n'imyaka yo ku butaka bwawe. 5, no kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi zawe bizavumwa. 6, uzavumwa mu majya no mu maza. Hepfo gatoya kuri 20, Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarika umutima no kwibwira ibyago bizazohora urategereza ibyago ugerageza gukora byose ugeze aho uzarimbukira. Igira hepfo, Uwiteka azaguteza mugiga. 22, Uwiteka azaguteza urusogobogo n'ubuganga n'ububyimba bwa kumuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeke, uzikomekwa n'imivumo. Iyo udafashwe n'Imana, imivumo irakomeka. Dufite abantu ku isi yometse, kihava haje ikindi. 23, ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa, n'ubutaka uhagazeho buzahinduka icyuma. 24, mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto. Manuka hepfo. 25, Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe bagushira imbere. Uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahunge uciye mu nzira ndwi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami, uzaba inyama z'ibisiga. Iri jambo ndagira ngo dusenge Imana. Ndashoje rwose. Si ibyo kwishimira. Icyo ndishimira n'abantu bafashe umwanzuro bakavuga ngo twakoze ibintu ntitwafatwa. Umva yewe muko, warabikoze ntiwafatwa.
wajugunye uruhinja ntiwafatwa, waciye inyuma y'umutware ntiwafatwa, wibye leta ntiwafatwa, wibye idini ntiwafatwa, waciye inyuma umugore wawe ntiwafatwa, wararoze ntiwafatwa, waraterekeye ntiwafatwa, wibye imisoro ntiwafatwa, wagambaniye abantu ntiwafatwa, hari abapfuye ku bwawe ntiwafatwa, hari abahinaraye ku bwawe ntiwafatwa, wishe ubukwe bw'abandi ntiwafatwa, wica ibirori by'abandi ntiwafatwa, wakoze urirasagisha ntiwafatwa, uja kuraguza ntiwafatwa, uteza abandi amahembe ntiwafatwa. Umva ubuhanuzi buravuze ngo utarafatwa n'imivumo fatwa n'ijambo, fatwa n'ijambo, fatwa n'ijambo ry'Imana, fatwa n'Imana, uragafatwa n'Imana. Abafashwe n'Imana akambasengera. Data wa twese uri mu ijuru, twanze gufatwa n'imivumo, twanze gufatwa n'imyako, twanze gufatwa n'imikasiro, duhisemo gufatwa nawe. Mfata Yesu, aramfata, mfata Yesu, fata bene data batafashwe, fata bene data bacumuye ntibafatwe, bafate. Turambuye ibiganza tubitunga ahera kugira ngo dufatwe n'Imana. Iyo Mana idufate maze ducungurwe n'amaraso waviriye ku musaraba yewe Kristo. Abari baruma mu muhogo hakire kubera amaraso yawe, abari baratumba amaguru bakire kubera ko boze mu maraso yawe, abari baruma mu mara bafatwe n'amaraso yawe. Imigisha yo mu gakiza isimbura iyo mivumo yose yari izabazaho. Mbyambaje nizeye Imana, nizeye ko tubigaruriye hafi, nawe uragarurira hafi. Igarure Mwami, bataratumba amaguru igarure, bataratumba amara igarure, bataratumba ubwonko igarure, batarafatwa n'imivumo igarure, bataranyunyuka ibibero igarure, batarahomba igarure, batarasara igarure, batarumigwa igarure, batarapfakara igarure, batarabura imfu igarure, batarahurana mugiga igarure, kuko icyatuzanye mu gakiza ni imigisha yo mu gakiza. Mu gakiza nta mivumo irimo, mu gakiza harimo imigisha. Iyo migisha ikwire na bene data bumvisha iri jambo. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Iri jambo mbaganije mushaka kunsobanuza ibindi, mwantelefona kuri telefone 07866689 232, 07866689 232. Ni ijambo rivuze ngo aho gufatwa n'imivumo wafatwa n'Imana. Itaradufata rero reka dufatwe n'Imana. Abo yafashira kurwaho n'amaraso ya Yesu, nta bwoba. Imana bampera umugisha mu izina rya Yesu, amen.